kwibutsa abayisilamu gutegura zakatul fitri. Bavandimwe Islam, zakatul fitri yacu tukayitegura. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abasahaba batangaga zakatul fitri mu biribwa, mu biryo bakabifata bakabyihera abakene. Tegura zakatul fitri yawe hagati y'ibiro 2 n'igice n'ibiro 3, yaba ari by'umuceri, yaba ari by'ibishyimbo, yani ibiryo abantu barya aho ngaho uri, barya ku Eid bakishima. Bitegure uhakikishe neza mbere yuko usohoka ugiye gusara Eid. Agari bya bindi abantu bagenda ngo gutanga zakatul fitri kuri za telefone za momo, bicariye ku musala w'Eid, bagombye gutangira gukora takbira no gusingiza Allah, bakajya mu byo gusaruza n'ibiki. Ugasanga abantu bari kuvanga bimwe n'ibindi, umunsi w'Eid bakawuvanga n'iki. Zakatul fitri tangwa mbere y'imisi 2 kugira ngo Eid ibe, cyangwa umunsi umwe ugahakikisha yuko wayihereye umukene weho kandi ukamuha ibiryo. Muri sunna nuko tugomba kugira gute, igomba gutangwa kabla al-Eid, mbere ko abantu basari Eid b'Islam. Ano makosa abantu bacu bakora, abayimamu bakora, abantu bakajya kwisarira, ahubwo ugasanga salati duhuri nibwo bagize gute, batondesheje abakene umurongo ngo baje kubaha zakatul fitri b'Islam. Ittaqullah, mutinya Allah. Niba koko muvuga ko muhagarariye abayisilamu, dusabe Allah subhanahu wa ta'ala ko aduha ibyiza akaturinda ibibi. Kandi nanone b'Islam, ku musigiti umuntu aramutse azanye umufuka w'umuceri nibyo byiza kurusha kubwira abantu ngo bayashyire kuri mu Bayisilamu. Impamvu dushaka ko bazana amafaranga, reba umuntu azanye kigori, undi yarangiza akazana umutanzania, undi akazana basmati. Ese murabona iyo nkono y'umukene byahuriramo basmati na kigori n'umutanzania? Abandi impamvu dushaka ko muyizana ni ukugira ngo twebwe nitwe tuzi imibare y'abakene. Muislam ubutazi imibare y'abayisilamu ufite ukamenya imibare y'abakene ufite, ariko abayisilamu impamvu ebana nujya kuyitangira uzaza umuhe na fulani nawe azamuhe na fulani nawe azamuhe. Bayisilamu dhalika fadlullahi utihi man yasha. Impamvu ngiye namutekereje na fulani akamutekereza na fulani akamutekereza, Bayisilamu ni ukubera ko no muntu koko ni umugaragu wa Allah, akunzwe imbere ya Allah. Allah yatuyoboye yo Bayisilamu, ntacyo dukoretse ko tuba twayobowe na Allah. Bayisilamu rero izose ni tekinike mubizane kugira ngo bagire gute Bayisilamu bitangire kujya handi. Bayisilamu ntabwo turuta abasahaba twe tuza tukavanga ibintu. Bari bafite amafaranga, bari bafite uburyo batanga amafaranga, ariko intwe y'Imana yababwiraga ati ni mutange ibyo kurya, mutange tamru. Allah tuyobore inshallah ta'ala. Bayisilamu inda ntabwo ijya yuzura, wallahi inda yuzuzwa n'itaka. Ariko Bayisilamu ikiruta ibindi byose ni ukugandukira Allah, ni ukumva ibyo dutegekwa na Allah, twarangiza tukagera gute tukabishyira mu ngiro. Itende Food Store tubafitiye itende nziza cyane ziryoshye, zifitiye umubiri akamaro. Ibiryo ku bantu bose, cyane cyane ku bagore batwite cyangwa bafite ibindi bibazo mu mubiri wabo, itende ni umuti. Itende kandi zikaba ari nziza ku babyeyi bonsa kuko zibongerera amashereka, ndetse bikaba ari n'ifutari nziza muri ibi bihe by'igisibo cy'ukwezi kwa Ramadan. Umuyisilamu agomba gufuturu mbere y'ibindi. Niba wifuza kuzigura, wadusanga ku musigiti wo mu mujyi ahazwi nko ku iposta. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 079 157 94 63. Ziri ku giciro cyiza kinogeye buri wese. Ngwino wihahire udahenzwe. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله سبحانه وتعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومعلمنا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. Ibavandimwe nyuma yuko dushimye Allah subhanahu wa ta'ala, tukanasabira intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amahoro n'imbabazi bya Allah ko byamubaho. Bavandimwe b'Islam, birazwi yuko turi mu minsi myiza, iminsi y'ibyishimo, iminsi yo gukora ibada, iminsi yo gusaba Allah subhanahu wa ta'ala kutwakirira. Twatangiye Ramadan alhamdulillah tuyinjiramo, ya minsi barika Allah yatubwiye yuko ari ayyama ma'dudat. Turangije iminsi 10 ya nyuma irarangira, turi mu minsi 10 yo hagati nayo irarangira. Uno munsi turi mu minsi 10 ya nyuma. Banywa Islam, hari ibintu
byinshi tuba tugomba kongera kwibukiranya muri Ramadan. Icyambere no gusaba Allah subhanahu wa ta'ala kutwakirira ibyabanje, ibihagararo byabanje, Qur'an twasomye zabanje, ibadati zitandukanye zirimo isadaka n'ibindi zabanje, gusura abadwayi no kunga ubuvandimwe byabanje. Dusabe Allah subhanahu wa ta'ala atwakirire. Icya kabiri ni ugusaba Allah subhanahu wa ta'ala gukora istighfar. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala gukora istighfar yuko yatubabarira aho twaba twarateshutse muri izi ibada nk'abantu. Niyo mpamvu abandi b'Islam buriya muri sunna za Allah subhanahu wa ta'ala, iyo ikintu kigiye kurangira kiyongera ubuhambare bwacyo n'ubwiza bwacyo. N'iki ngiki uzagisanga muki? Uzagisanga mu miterere ya Ramadan. Uko Ramadan igenda ijya ku musozo, ni nako igenda ibyiza byayo bigira ubuhambare, na Allah subhanahu wa ta'ala kurushaho kuyikunda, n'abazi ibanga ryayo bakayifatirana iyo igiye kurangira. Iyi minsi 10 ya nyuma bavandimwe b'Islam ni iminsi intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iyo iyi minsi yageraga, intumwa y'Imana noneho ibada yakoraga ikoroshyamo yarazongeraga. Tuvuge nk'urugero, iyi ibada yo gukesha ijoro kuva nyuma ya laishayi, harimo gusari, gusoma Qur'ani, gukora adhikari kugeza alfajiri yinji. Izi rero ni ibada nziza, ari naho harimo itikaf, niho harimo itikaf, abantu bagiye mu misigiti kugira ngo bemeze neza yuko kino kintu bakigezeho. Ubwo rero turi mu minsi, ni iminsi ya itikaf yo kurara amajoro, yo kuguma mu musigiti cyane. Igihe cyari cyo cyose bavandimwe b'Islam utarabona amahirwe yo gukora itikaf ngo iminsi 10 irangize kuko byari muri sunna z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ntacyo bitwaye kuba yafata niyo byaba umunsi wose cyangwa ijoro ryose, yewe n'amasaha yicaye, kuko iyi minsi basangira ngendo b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayigiraga iminsi yo gukunda kuba mu misigiti cyane. Tunibutse yuko itikaf ni sunna yaba ku bagabo no ku bagore, bose bakorera itikaf mu misigiti. Ku bagore biba bikeneye izindi sharti no kubatekanye aho bari no gusigasirwa kugira ngo babashe gukora ibikorwa byabo byiza batavangamo ibindi bishobora kubyangiza bibi. Ubwo itikaf ni ngombwa bavandimwe b'Islam muri iyi minsi. Ikindi twavuga muri iyi minsi ni ukunda gusoma Qur'ani cyane, tukayisoma cyane, tukongera amajuzu cyane. Abari mu kazi, abari bize, tukirinda kubera ko shaytan iyi minsi iyo yageze akunda guhuza abantu, akabajyana mu bintu ngo batembere, ngo bajye guhaha, ngo bajye kugura imyenda, ngo bajye mu biki. Yego ni biza kuko abantu babitegura amalayidi niki, ariko ibada muri iyi minsi, iyi ni iminsi y'izahabu, aho Allah subhanahu wa ta'ala yadupangiyemo ijoro twese tuzi rya Laylatul Qadr. Ni ijoro Allah subhanahu wa ta'ala yuko yavuze yuko ni ijoro ryiza kurusha amezi igihumbi, hagati y'imyaka 83 na 85. Ubwo rero ibi byose ntabwo bibona udatuje. Tugerageze rero inshallah Laylatul Qadr duhuze nayo, turi gusari, turi gusoma Qur'ani, twirinza icyo ari cyo cyose cyarakaza Allah subhanahu wa ta'ala, ari turi kuri gahunda yo kugira ngo Allah subhanahu wa ta'ala twishime turi muri zo ibada. Ikindi bavandimwe b'Islam inshallah muri iminsi 10 yijyana ku musozo, twabonye ko ni byiza mu gihe twasabye Allah kuduhereza Laylatul Qadr gusoma idua. Mama Aisha yabajije intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngize amahirwe yo guhura Laylatul Qadr nzakora iki? Aramubwira ati uzasaba idua, Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, weho ukunda kubabarira no gutanga ingororano no guhereza abagaragu bawe gukiranuka, mbabarire, mpereza ingororano, mpereze gukiranuka, mpereza ubuzima buzira umuze. Bavandimwe Islam, iyi ni dua ushobora kubona ko mu magambo ari dua yoroshye kuyivuga, ariko Allah subhanahu wa ta'ala yakubabariye akaguha gukiranuka n'ikibi cyari cyo cyose, akaguhereza ubuzima buzira umuze, abaguhaye ikintu gikomeye cyane mu idini yawe. Tunibike gusaba aya madua yagaruka kuri Allah subhanahu wa ta'ala kutwubakira idini no kudukorera gahunda zacu nziza no kuzaduhereza aljanna no gukiranuka na buri kibi. Abari madua dukunda gusaba kubera ko iyo Allah yakwishimiye akakubabarira ibintu byose aba yakoze iki yabiguhaye. No turi mu gihe rero cy'idua. Ikindi ni ukwibutsa abayisilamu gutegura zakatul fitri. Bavandimwe b'Islam, zakatul fitri yacu tukayitegura. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abasahaba batangaga zakatul fitri mu biribwa, mu biryo bakabifata bakabyihera abakene. Tegura zakatul fitri yawe hagati y'ibiro 2 n'igice n'ibiro 3,
yaba ari iby'umuceri yaba ari iby'ibishyimbo, yani ibiryo abantu barya aho ngaho uri barya ku Eid bakishima, bitegure uhakikishe neza mbere yuko usohoka ugiye gusara Eid. Agari bya bindi abantu bagenda ngo gutanga zakatul fitr kuri za telefone za momo bicariye ku musala w'Eid, bakagomye gutangira gukora takbira no gusingiza Allah, bakajya mu byo gusaruza n'ibiki, ugasanga abantu bari kuvanga bimwe n'ibindi. Umunsi w'Eid bakawuvanga n'iki. Zakatul fitr itangwa mbere y'imisi 2 kugira ngo Eid ibe, cyangwa umunsi umwe ugahakikisha yuko wayihereye umukene weho kandi ukamuha ibiryo. Ntabwo turuta abasahaba twe tuza tukavanga ibintu, bari bafite amafaranga, bari bafite uburyo batanga amafaranga, ariko intwe Imana yababyiraga ati mutange ibyo kurya, mutange tamru, mutange sha'ir n'ibindi biryo baryaga abari byo muhereza aba bakene. Ni byiza niba ufite umukene muturanye mu bana, yewe no mu bavandimwe bawe, no mu banyamuryango bawe, abantu udashinzwe kugaburira bya buri munsi, iyi zakatul fitr yaba bayikeneye, uyibihereye ukayibaha, ni byiza kubera ko byungana buriya buvandimwe, ukabibahereza ukabibajyanira. Ubwo buri wari wese nategure iyi minsi 10 ayitegure bino bintu twari dukomojeho, insha Allah taala byanze bikunze Allah subhanahu wa ta'ala azatwakirira. Bari tuvuze tereka kano kanya gatoya twongere twibutse kuri kino kintu, twitegura iyi minsi 10 tubyazemo umusaruro, twirinde ibyo ari byo byose byadushuka, twirinda ibishuko biri ku matelefone, biri ku mateleviziyo, biri hehe. Iyi ni minsi ikomeye cyane. N'abasahaba iyo byageraga muri iyi minsi kabisa bamenye bakomakomeye, n'amasafari bari yagabanyaga, n'ibiganiro bitandukanye bakabigabanya, yewe n'abandi babaga bahangakishijwe no kwigisha n'iki bakabigabanya, kugira ngo babane na Allah subhanahu wa ta'ala muri iyi minsi ya ibada Allah bishimiye nabo bamwishimiye, kugira ngo baprofite ko ntabwo baba bazi yuko Ramadani itaha bazayigezaho. cyangwa se fatwa yafashwe na Sheikh Salih Al-Fawzan, aho yagize ati lamma su'ila an zakatul fitr, abazwa ku kigendanye na zakatul fitr, bayarabajwe ati ya Sheikh fi biladina, Sheikh mu gihugu cyacu zakatul fitr tudfa'u malan, ngo abaturage bategetswe kujya batanga iki amafaranga, lihujjati, ngo kubera ko ngo impamvu nyamukuru itangwa anna almasakina la yuriduna hububan, ngo kubera ko abakene ngo ntibashaka ibinyameke, ngo ahubwo bagize gute wa ghairiha famadha nafaru, ntibashaka ibinyameke, ngo ahubwo ngo twakora iki ko bashaka ko tubaha amafaranga. Umva igisubizo Sheikh yasubije abayisilamu rahmahullah, Allah amugirire impuhwe. Fa'ajaba fadilatu Sheikh Al-Fawzan rahmahullah, Sheikh Al-Fawzan yarashubije ati laysa al-amru lilmasakin, yewubaza ntago iri tegeko twe turihabwa n'abakene ryo gutanga zakatul fitr. Hadhihi ibada, iyi ni ibada dukora, tunafidhu kama jaat ani rasulillah, ibada igomba gushyirwa mu bikorwa nk'uko twayitegetswe n'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladhi la yuridu at-ta'am, udashaka ibinyameke, laysa bimuhtaji, ubwo ngubwo ntago agize gute, nta nubwo ayishaka, nta nubwo ari no mubo igize gute mu bigenewe. ati'il almuhtaj, yihe wa wundi uyikeneye, ari we wuhe. alladhi yuridu at-ta'am, ari ushaka ibyo kurya ibinyameke nk'uko byategetswe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intaha kalamuhu, ibyo Sheikh atubwira birarangiye. Wala yajuzu ikhraj qimatu fi qawli akthar ahli alilm, nabamva abamenyi bose baratubwira ngo ntago byemewe yuko wafata amafaranga akaba ariho umukene nka zakatul fitr. Hoya, muri sunna nuko tugomba kugira gute, igomba gutangwa qabla al-Eid, mbere yuko abantu basari Eid b'Islam. Ano makosa abantu bacu bakora, abayimamu bakora, abantu bakajya kwisarira, ahubwo ugasanga salati duhuri nibwo bagize gute, batondesheje abakene umurongo ngo baje kubaha zakatul fitr b'Islam. Ittaqullah, mutinya Allah. Niba koko muvuga ko muhagarariye abayisilamu, ntago ari ngombwa, si itegeko yuko zakatul fitr ijya kwa imamu muislamu, nkuko tubona n'abasahaba babikoraga. Nawe biremewe yuko wayifata ukagenda ukayiherereza umukene. Niba uri kure biremewe yuko wagira gute, wareba umuntu w'inyangamugayo wizeye, ukagira gute ukamuha zakatul fitr akayigutangira. Nanone kandi dusobanura, nk'umuntu ashobora kuwenda ari muri Amerika, ari i Burayi, ari muri Aziya, urumva ko ntabwo azagera gute, ntabwo azakora delivery y'imiceri, ahubwo icyari niki, ashobora kuburenda niba azatanga wenda nk'imifuka 5 y'umuceri, akavuga ati bihagaze amafaranga gutya, aya mafaranga akagera gute akayohereza
none wa undi yayoherereje. Ikivugwa hano nuko kugira umukene ni ugomba kuyakira ari iki, ari ibinyampeke. Ariko nk'umuntu uri Burayi uri hehe n'undi wenda uri mu ntara, kuba wagira gute ugiye kuyitanga ugatanga ikiguzi, noneho babandi bakagira gute bakagura, wowe wahaye kuguhagarara akagira gute akagura bya bintu akabishyikiriza abakene. Ibi ngibi nibyo intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam igira gute itubwira. Icyo nacyo twageraga ngo gisobanuke, nuvuga ngo uri kure ashobora gutanga igiciro, uyohereje kuri telefoni ugize gute, noneho wa wundi uguhagarariye muri cya gikorwa akabigeza kubo bigomba ari iki, ari ibinyampeke. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala muri surati Nur 54 Allah ratubwira ati qul ati'u Allah wa ati'u ar-rasul, ngo babwire ngo mutinye Allah mutinye n'intumwa, mwumvire Imana mwumvire n'intumwa. Fa in tawallaw, nimuramuka muteye umugongo mukanga gukurikiza ibyo Allah ababwira, fa inna ma alayhi ma humila wa alaykum ma humiltum, muzirikana yuko ibyo Rasul ababwiye tayari Allah tabaraka wa taala nibyo azamuhembera, namwe ibyo mukora nibyo muzagera gute muzabazwa. Abayisilamu ino ayireti natwereka abayobozi abayimamu bacu nabo turi kumwe nabo, niba koko usanga Rasul avuga ati itangwe mbere y'Eid, abantu gatanga sanga barimo barayitanga nyuma ya duhura, abandi bakayitanga kuri magharibi kuri uwo munsi, ndetse n'umunsi ukurikiye wa gatatu ngo baracyari gukira ngo byatinze kutugeraho. Abayisilamu ni mwe mwabiteye kugira ngo bimere gutyo. Ariko abayisilamu aba ngaba rero badakora ibyo Rasul atubwira nibyo Allah tubwira ngo wa in tuti'uhu, ariko ni mubikora nkuko byakozwe n'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukabikora nkuko bibategeka, tahtadu, muzaba muyobotse, nibwo muzaba mukurikije umurongo mwiza. Wa ma ala rasul illa al-balagh al-mubin, ngo nani icyo intumwa ishinzwe kindi uretse kubagezaho Abayisilamu. Tayari na sisi tumeshafikisha, twamaze kubasobanurira. Nyinyi wa imamu mugire gute mukore nk'ibyo ubwo tubitegekwa n'iki n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Aya ya nyuma, qala Allah ta'ala, Allah ravuga nanone muri surati Nur 63, falyahdhari allazina yukharifuna an amrihi, ngo mugire gute nibareke bari abanyuranya n'ibyo bategekwa n'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, n'ibyo bategekwa na Allah subhanahu wa ta'ala, an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim, kuba bazagerwaho na fitna Abayisilamu, bakagerwaho n'ibigeragezo, bakagerwaho n'ibibazo. Aw yusibahum adhabun alim, bitari n'ibyo ngibyo ngo Imana izabagezaho izabahanisha ibihano bigize gute bibabaza niba badashaka gukora ibintu nkuko bitegekwa n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwata al-iman hababa rasulillah, bavandimwe duhuje ukwemera, nshuti z'intumwa ya Allah, ndabagira inama nanjye dushobora kwigiraho ko twagira gute twagandukira Allah kandi tugakora ibintu nkuko twagize gute twabitegetswe n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ndasoza rero mbabwira ni bavandimwe Islam, biremewe yuko zakatul fitri wagira gute wayitangira wowe ku giti cyawe. Biremewe yuko zakatul fitri wareba umuntu uguhagarariye waguhagarara ari umuyobozi ushyira mu kuri, ni byiza yabikora. Ariko bitabaye n'umuyobozi wa Islam, ushobora kuba wibereye isafari ukagira gute n'umudamu wakabikora n'umwana wakabikora, siyo lazima ngo kubera iki twivuna. Ariko wa Islam Rasul atubwira ngo iyo abasaba baratubwira ngo iyo Rasul hazaga ibintu agomba guhitamo, kana yahtaru aisaruha, yahitagamo icyoroshye, yahitagamo ikitavunanye kurusha ibindi. Abayisilamu impamvu usanga abayimamu barwana no gutanga zakatul fitri mpaka duhuri ikabagereraho, lasiri ikabageraho, iminsi itatu igashira, mpaka abantu basigaye bagira ngo abantu bari muri uduhiya. Ariko abandi batsa ko uduhiya ari inyama n'imiceri. Abayisilamu impamvu ni iki? Fa innakum kharaftum amri rasulillah, nukubera ko mwagize gute mwatandukanye n'itegeko ry'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biremewe rero ko Abayisilamu zakatul fitri n'umuntu agira gute yayitangira, n'undi muntu yaguhagararira ubona w'inyangamugayo akayigutangira, mu gihe ubona yuko abayobozi bataza kuzigeza kubo zikwiye ku gihe bazibagerezeho igihe. Dusabe Allah subhanahu wa ta'ala ko aduha ibyiza akaturinda ibibi. Kandi nanone Abayisilamu ku musigiti umuntu aramutse azanye umufuka w'umuceri nibyo byiza kurusha kubwira abantu ngo bayashyire kuri mu Bayisilamu. Impamvu dushaka ko bazana amafaranga, reba umuntu azanye kigori, undi yarangiza akazana umutanzania, undi akazana basmati. Ese murabona iyo nkono y'umukene byahuriramo basmati na kigori n'umutanzania? Abandi impamvu dushaka ko muyizana ni ukugira ngo twebwe nitwe tuzi imibare y'abakene. Mu Islam ubutazi imibare y'Abayisilamu ufite ukamenya imibare y'abakene ufite. Ariko Abayisilamu impamvu ebana nujya kuyitangira uzaza umuhe na fulani nawe azamuhe na fulani nawe azamuhe. Abayisilamu dhalika fadlullahi utihi man yasha,
impamvu ngiye namutekereje na fulana akamutekereza na fulana akamutekereza abayisilamu nukubera ko no muntu koko no mugaragu wa Allah akunzwe imbere ya Allah. Allah yatuyoboye yo bayisilamu ntacyo dukoretse ko tuba twayobowe na Allah. Bayisilamu rero izose ni tekinike mubizane kugira ngo bagere gute bayisilamu bitangire kujya handi bayisilamu. Allah tuyobore insha Allah taala. Bayisilamu inda ntabwo ijya yuzura, wallahi inda yuzuzwa nitaka, ariko bayisilamu ikiruta ibindi byose ni ukugandukira Allah, ni ukumva ibyo dutegekwa na Allah twarangiza tukagera gute tukabishyira mu ngiro. Allah subhanahu wa ta'ala tuyobore, twebwe tuvuga ibya Allah subhanahu wa ta'ala, namwe mwese muvuga ko mukora da'awa insha Allah ta'ala mugerageze kugaruka ku nzira y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Reka dusoze dusaba Allah ko yadukuza n'iri joro ry'ubugabe insha Allah ta'ala, tube muri babandi bazakora ibihagararo Allah kabakirira, twasoma Qur'ani Allah kakira ibisomo byacu, twanasaba ni dua Allah subhanahu wa ta'ala akagera gutakaza twakirira. Mwenyezi Mungu aduhuze n'iri joro ry'ubugabe kandi insha Allah aduhuze naryo turimo turagera gute qa'imina sajidina lillah, turi muri babandi bubamye bagira gute banahagaze bari gutakambira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alu Allah azza wa jalla bi ni'matihi wa rahmatihi, ndasaba Allah kubw'impuhwe ndetse n'inema ze insha Allah ayajma'ana fi firdaus al-a'la, yuko Allah yazagira gute yazaduhuriza mu juru rya firdaus twebwe n'imiryango yacu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Reka dusabire abavandimwe bose abayisilamu bose muri rusange bari kugubwa neza muri iyi minsi ya nyuma ya Ramadan, yuko Allah subhanahu wa ta'ala yabakirira ibikorwa byabo. Ubwo rero inshallah turacyari kumwe. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Itende Food Store tubafitiye itende nziza cyane ziryoshye zifitiye umubiri akamaro, ibiryo ku bantu bose, cyane cyane ku bagore batwite cyangwa bafite ibindi bibazo mu mubiri wabo. Itende ni umuti. Itende kandi zikaba ari nziza ku babyeyi bonsa kuko zibongerera amashereka, ndetse bikaba ari n'ifutari nziza muri ibi bihe by'igisibo cy'ukwezi kwa Ramadan umuyisilamu agomba gufuturu mbere y'ibindi. Niba wifuza kuzigura wadusanga ku musigiti wo mu mujyi ahazwi nko ku iposta. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 079 157 94 63. Ziri ku giciro cyiza kinogeye buri wese. Ngwino wihahire udahenzwe.